nanjye bashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 12 Gashyantare turazirikana umutagatifu Eulaliya. Yabayeho asaga mu mwaka wa 292. Eulaliya yavukiye i Merida mu gihugu cya Hispaniya mu mwaka wa 292. Reka ngaruke mu kanya turebera hamwe bimwe mu byaranze mutagatifu Eulaliya. Muri kumwe na Dusenge Gilbert. Naho mu kanya. Nkuko nari mbibabwiye, uyu munsi turazirikana mutagatifu Eulaliya. Afite imyaka 12 cyangwa 13, yabaye umwe mu bakristo benshi batotejwe kandi batsembwatsembwa n'umwami w'Abaromani Diocletian. Mburamatare Dasiyani igihe abonye ko adashoboye kumwemeza gusenga ibigirwamana by'Abaromani, yamugiriye ibikorwa by'iyicarubozo bikaze cyane: kumukubita ibiboko, kumwinika mu mushonge w'ingwa n'umuringa byabirinduye, kumutwikisha indimi z'umuriro n'ibindi. Nguko uko iyo sugi yapfiriye Imana mu kwemera yahindutse amakara. Mu mwaka wa 880 rwahimbwemo indirimbo y'igisigo cya mutagatifu Eulaliya. Guhimbaza uwo mutagatifu byatangiye ahagana mu kinyejana cya 6 muri diyoseze ya Rodez. Mutagatifu Eulaliya udusabire. Mboneyeho no kwifuriza mwebwe mwese muzirikana mutagatifu Eulaliya kugira umunsi mwiza. Nawe mwitwa ba Eulaliya bifuje kugira umunsi mwiza w'abazina banyu batagatifu. Amahoro y'Imana akomeza abantu namwe. Naho utaha.